udakora subscribe kuri Mafiel Entertainment, reka nkubwire ngo uri mu gihombo, kubera ko iyi niyo channel yonyine uzajya ukurikiraho amakuru y'ibyamamare, abahanzi, amakuru y'imyidagaduro ndetse n'ibindi byiza byose ku gihe. Uyu munsi nabazaniye umuhanzi Mr Nice. Ni umuhanzi wamamaye cyane muri Afrika, umuhanzi Lukasa Mukende wamamaye cyane ku izina rya Mr Nice mu muziki. Agiye gutaramira i Kamembe, ahazitabira igitaramo gikomeye cyiswe Rusizi Magnet Live Performance. Mr Nice yamamaye mu ndirimbo zabiciye bigacika zirimo Kikulacho, First Lady, Fagilia, Rafiki n'izindi zakunzwe muri Afrika y'Iburasirazuba n'ahandi. Igitaramo cy'uyu muhanzi wamamaye mu myaka yo hambere byitezwe ko kizaba tariki 14 Nzeri 2024 mu mujyi wa Kamembe hazwi nko kwa Kabera. Iki gitaramo biravugwa ko Mr Nice azafatanya n'umuhanzi Javanix ukunzwe muri kariya karere. Amakuru yamenyekanye nuko Mr Nice azataramira Rusizi avuye Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahafite igitaramo gikomeye. Biteganyijwe ko kwinjira muri iki gitaramo ari amafaranga 5,000 mu myanya isanzwe, 10,000 muri VIP, hakaba n'ameza zishyurwa 100,000. Ako kari agaciyemo si icyo ngira ngo tuganireho cyane, ahubwo icyanzanye hano no kubabwira amateka y'umuhanzi Mr Nice. Numwe mu bahanzi bayo Lukasa Mukenda wamamaye nka Mr Nice, mu bahanzi bayoboye akarere ka Afrika y'Iburasirazuba mu bijyanye n'umuziki. Yatangiye mu mwaka wa 1999 ubwo yasohoraga album ye ya mbere yise Kidaripo. Mu mwaka wa 2002 uyu muhanzi yasohoye album ye ya kabiri yise Rafiki, yariho indirimbo nka Fagilia wote, Kikulacho na Kuku Kapanda Baiskeli. Mr Nice ni umuhanzi ukomeye cyane muri Afrika y'Iburasirazuba. Uyu muhanzi Mr Nice, reka mbabwire ngo agiye gutaramira Rusizi mu mujyi wa Kamembe ahitwa nko kwa Kabera. Ni amateka akomeye cyane muri aka karere ka Rusizi, ni amateka akomeye cyane azandikwa ku yandi mateka mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi. Kamembe igiye kujya ku ikarita yaho Mr Nice yataramiye, by'umwihariko mu mujyi wa Kamembe ahazwi nko kwa Kabera. Nsoza iki kiganiro, reka mbarangire ahantu mwakura ubumenyi. Ukeneye kwiga Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, ukeneye kwiga computer, ukeneye gukora amaji n'ibinyobwa bitandukanye, reka nkurangire ngo wajya muri kampani yitwa kwa Mafiel Limited. Iyo kampani niyo yonyine ibasha kugufasha kwiga ibyo bintu nkubwiye mu gihe gitoya kandi ku giciro gitoya. Iyi kampani ikorera mu mujyi wa Kamembe ahazwi nko kwa Gapfumu, ni mu nyubako zo kwa Gapfumu imbere y'isoko rya Kamembe. Reka nkubwire kandi ngo warabuze provisoire, ukeneye gutwara ibinyabiziga, kwa Mafiel Limited niho honyine bagufasha mu gihe gitoya, bakaguhugura ukiga amategeko y'umuhanda, cyane ko karusho bigishiriza kuri mudasobwa. Mu gihe gito rwose banagusabira na kode ugakorera provisoire ukabura yibonye mu gihe gito cyane. Dore nimero wabahamagaraho ya telefone: 0783 Iyo niyo nimero ya kampani kwa Mafiel Limited. Ahamagare bagufashe muri serivisi zose wifuza. Reka nsoze ikiganiro mbabwira ngo kudakora subscribe nicyo gihombo, kuko nudakora subscribe ntabwo uzabasha gukurikira ibindi biganiro byiza bizatambuka kuri iyi channel Mafiel Entertainment. Kanda subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo buri uko dusizeho ikiganiro uzajya ubasha kugikurikirana ku gihe. Niba wifuza ko hari ikindi twazaganiraho ubutaha, byandike muri comment. Murakoze gukurikira ikiganiro bantu banjye. Ni Mafiel Rwanda nk'ibisanzwe.